bizibwira. Ese Imana muvuga ngo turasenga kugeza ku rwego umuntu akora umwaka n'ibiri itatu ine narajya mubona urubyiruko tuzava mu bukene gute niba udashobora gusapotinga mugenzi wawe? Iyi cana mureba hano imaze hafi imyaka itatu nyamamaza nkora nihiringa nta kandi kazi ngira, mfite imibereho ngomba gutegura ejo hanjye hazaza. Ese basi niba udashobora gusapotinga umuntu ugahora wibwira ati umuntu agiye gutuma no gukora sawa, basi iyo Mana ibahe. Iyo Mana ibahe ku buryo umuntu akora imyaka ingana gutya ataragera. Iyo Mana ibahe ku buryo umuntu asaba sapoti ntagire n'umuntu n'umwe umushyigikira. Iyo Mana ibahehe. Byawe umuntu uzahana iyo Mana iba ahangiza ngenda nyibaza ikibazo kimwe. Ese wa Mana we, ubona njyewe ntaravutse nk'abandi, ubona njyewe ntafite amaraso nk'ay'abandi, gute umuntu yaza hano atanihirinze ukabona ibintu bye biri kugenda? Ngenda hari amajoro nirirwa mu mihanda ya Kigali ndi gushakisha ariko byaranze. Wa Mana ubahe. Guys, niba ufite umutima mwiza mbabarira bose unsapotinge bwa rimwe ndebe ko uyu mwaka hari ikintu nakigeza, sibyo? Ndakwinginze nsapotinga bwa rimwe, nsapotinga bwa rimwe, ndakwinginze n'ukuri kw'Imana. Jewe nje hano kubera agahinda. Ese niba u Rwanda muvuga ko umuntu ari umukene yagusaba bitanu ukamuvumira ku gahera, byibura wagize icyo akora nawe ubwo bukene akabwikuramo. Ese mubona tuzatera imbere gute mwebwe bantu mufite mwanga kudusapotinga? Uranga kumpereza like, subscribe, share na comment, uragenda uzihereze wa wundi wazamutse ufite ahageze. Kubera iki? Kubera iki nyine Mana mutasapotinga umuntu byibura umwaka umwe nawe akava mu bukene Mana akagira ikintu yakora? Kubera iki?